uyu munsi benshi ndago bakifite bakigaragaza mbuto y'iki Kristo. Kandi tumenye ko tugeze mu bihe bimwe by'imperuka. Nkunda kubwiriza abantu babwira ibihe turimo no kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu nagaruka akadusanga twarahindutse, tuzajya mu bwami bwo mu ijuru. Yesu nagaruka agagusanga wakoraga umurimo wayo utakiwukora, uzatanga yaye raporo. Yesu nagaruka wowe wari umunyamasengesho akagusanga utagisengera murimo w'Imana, we wafashaga abandi, ibyo byose warabivuyemo, uyiteguye ko nawe uzabona ubwami bwo mu ijuru. Igihe tugiye kwitwa abakozi b'Imana hari amabwiriza n'amategeko tugenderamo. Igihe twitwa abakristo hari amabwiriza n'amategeko tugenderamo. Bene data, iyi si iminsi yo kuhinduka, iyi ni iminsi yo gukomeza urugendo, iyi ni iminsi yo kwihanganira bigeragezo mu Mana, iyi ni iminsi yo kubabarirana, iyi ni iminsi yo kwisuzuma buri gihe cyose tugasaba Imana imbabazi. Ntabwo ari ibihe byo kuhinduka tukahagarara ku munara w'Imana nguko bikwiriye. Iyi minsi urebe inshuti zawe ugendana nazo ni inshuti zo mu mwuka. Iyi minsi urimo kubaha amabwiriza y'Imana, urimo kugendera mu mategeko y'Imana, ni wowe kwisuzuma nanjye ngisuzuma, kuko bihe turimo gutekereza, turimo kurindira kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Turabashubuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni Pasteur Serugendo Dismas, tuvuye mu itorero Pentecote de Réveil Philadelphia. Tongeye gushimira Imana kubw'uyu munsi mwiza Imana yatwemere tongere tuganire kubw'ijambo ryayo. Mana ibafashe kandi bagirire neza abadutega amatwi. Iyi minsi turiho ni iminsi yo kwiga cyane kubw'ijambo ry'Uwiteka, tukabitindaho kandi tugakora ibyo ijambo ridusaba. Tugiye kuganira ku ijambo riri hano mu gitabo cy'Abami ba mbere gice cya 11 murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Ijambo ry'Imana riravuga, umutwe w'ijambo, Salomo agushwa n'abagore benshi yarongoraga. Umwami Salomo, murongo wa mbere, umwami Salomo yabengutse abagore benshi b'abanyamahanga, udashizeho umukobwa wa Farawo. Abamohabukazi n'abasidonikazi n'abahetikazi nibo abagore yarongoye. Abakomoka mu mahanga Uwiteka yabwiraga Abisirayeli ati, ndimukajye muri bo, nabo ntibakaze muri mwe, kuko byatuma bahindura imitima yanyu mukakurikira imana zabo. Ariko Salomo yifatanya nabo, arahehejwe nuko yababengutse. Murongo wa 3, yari afite abagore b'imfura 700 n'abishoreke 300. Nuko abagore bamuyobya mutima. Salomo amaze gusaza, abagore bamutwara umutima, agarukiriza izindi mana, akakurikiza izindi mana, bituma umutima utakitunganyiriza Uwiteka Imana ye nguko uwase Dawidi wari umeze. Amina. Iyo niyo jambo ry'Imana tugiye kuganira kubw'iki gitondo kiza. Turavuga umutwe w'ijambo, kuhinduka k'umwana w'umuntu. Ari uburyo bubiri umuntu dushaka kumubonamo ahindutse. Shobora kuba mu buryo bwo mu mubiri, sante y'umuntu, abantu bamubonye bavuga ko uyu muntu yahindutse. Yari umukara abaye inzobe, twavuga ko yahindutse. Mu buryo bwinshi
ku sante y'umuntu. Ariko hano turavuga ko kuhinduka k'umuntu mu buryo bw'umwuka cyangwa se kuhinduka kw'abantu b'Imana. Uyu munsi umuntu tushaka kumubona ko ari mwiza, agakora bikorwa byiza, agashimwa n'abantu bose. Ariko kindi gihe dushaka kuza kusanga umuntu yahindutse kuba mubi, akatangira gukora ibibi, anengwa n'abantu. Ibyo bibaho ku buzima bw'umuntu. Ndavuga kuhinduka k'umuntu w'Imana, kuva mu bushake bw'Imana no guhindukira Satani. Gihe tuba mu bushake bw'Imana, tukora ibyiza, tukora iby'ijambo ry'Imana ridutegeka, kandi umuntu wese akatubona kubw'imbuto zacu akavuga ko uriya ni umukozi w'Imana. Ariko mu gihe wahindutse uvuye mu bushake bw'Imana, nize ko n'imbuto zawe zahinduka. Abantu batangira gukora iki? Kugucira urubanza. Turafata urugero rwa Adamu na Eva. Adamu akiri mu bustani bwa Edeni yari umuntu mwiza, arubaha amabwiriza yose y'Imana, Imana ikamubona ikamwishimira, byatumaga Uwiteka aza kuganirana nawe igihe cyose mu bustani bwa Edeni, kuko yamubonagaho ari mu mwuka mwiza atarahinduka. Ariko yaje kuhinduka, agakora ibyo Imana yanga. Adamu yahinduka mubi. Mwanya yahindutse, Imana yahise fata yindi gahunda yo kubona ko ntabwo akwiriye tena kuba mu bustani bwa Edeni, kuko yavuye ku murongo mwiza. Iramwirukana mu bustani bwa Edeni. Imana itegeka abamarayika bafite inkota y'umuriro gucunga wa bustani bwa Edeni. Ati mube maso mucunge mu bustani, uwo muntu nirukanye ataza kugaruka tena mu bustani bwa Edeni, kuko yaje kuba mubi. Turafata urugero rwa Kayini na Abeli. N'abantu babiri bavukanye, bari beza, bakundana mu muryango, buri muntu yishimira mugenzi we. Ariko umunsi umwe Kayini yaje kuhinduka kuba mubi, yica murumuna we kubw'ikintu kitwa iki? Ishari. Aramwica kuko Imana yishimiye igitambo cya murumuna we, we arakazwa nabyo. Oriyo gutekereza ko Imana nirondora ibintu ikabimenya. Ubu Imana yarebye ibitambo byacu ikabona ko murumuna wanje ari mu murongo mwiza, ariko ibyanjye Imana ikabigaye. Ariko we agira umutima w'ishari, yica murumuna we. Amaze kumwica kubw'ikintu avuze, kubw'ishari. Ishari mu bantu b'Imana, ishari mu miryango. Ndibaza iri shari rizatuma ko twabona ubwami bwo mu ijuru. Ishari rizatuma musumwe tuhabwa umugisha w'Imana kubw'umutima w'ishari. Yateje akaga abantu batubanjirije, barahinduka baba babi imbere y'Uwiteka. Hano twasomye amagambo y'umwami Salomo. Tuzi ko yari umuhungu wa Dawidi, kandi igihe umuntu agiye kuba mu bwami, Imana imuha amabwiriza n'amategeko. Igihe tugiye kwitwa abakozi b'Imana, hari amabwiriza n'amategeko tugenderamo. Igihe twitwa abakristo, hari amabwiriza n'amategeko tugenderamo. Bene data, iyi si iminsi yo kuhinduka. Iyi ni iminsi yo gukomeza urugendo. Iyi ni iminsi yo kwihanganira bigeragezo mu Mana. Iyi ni iminsi yo kubabarirana. Iyi ni iminsi yo kwisuzuma buri gihe cyose tugasaba Imana imbabazi. Ntabwo ari ibihe byo kuhinduka tukahagarara ku munara w'Imana nguko bikwiriye. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Salomo ashukwa n'abagore benshi yarongoraga. Uyu yari umwami wa Bisirayeli, niwe wasimbuye ise ku ngoma Dawidi. Na Dawidi nawe mbere yuko atarapfa yari ijambo yamubwiye yo buryo agomba kugendana n'Imana nguko bikwiriye, buryo agomba kubaha Imana nguko bikwiriye. Yumvise ayo mabwiriza, ariko tumvise ko Salomo ajya gushaka abagore b'abanyamahanga. Bivuga iki banyamahanga? Ni kuvuga ko batari abakristo, batari abantu basenga Imana. Arabazaniwe. Kandi abo bagore b'abanyamahanga Imana yabuzaga Israeli gufatanyana nabo, yabuzaga Israeli kubanana nabo.
kubana nabo babo banyamahanga bashaka kuhindura mitima yanyu mukahindukira imana zabo. Niyo mpamvu twebwe abakristo tugomba kushaka natwe inshuti tugendana nazo hano ku isi. Iyi minsi abantu barimo gushakana. Uzarebe wowe ushaka inshuti yanjye, ejo ataza kukuhindura umutima nawe ukava mu bushake bw'Imana. Abo bagore Salomo yashatse baje kuhindura umutima wa Salomo. Ashaka abo bagore b'abanyamahanga, tutashizemo n'umukobwa wa Farao. Bariya bose ntago basengaga Imana, bafukaramiraga bigirwamana. Mwami nawe mu gihe cye, kuko yakunze abo badamu, agiye kubasura asanga bakora iki? Barimo gufukamira nabo ibyo bigirwamana. Salomo nawe arabireba, kuko wakunze umuntu, ibyo akora nawe ugomba kubikora ugaragaje kuko wamukunze. Mudamu nawe akamubwira ko nimba unkunda ngwino ufukamira Imana yanjye. Byose Salomo yagiye abafasha, akorana nabo, apfukamira ibyo bigirwamana, kandi Imana yarababuzaga gufatanya n'abanyamahanga. Iyi minsi urebe inshuti zawe ugendana nazo ni inshuti zo mu mwuka. Iyi minsi urimo kubaha amabwiriza y'Imana, urimo kugendera mu mategeko y'Imana, ni wowe kwisuzuma, nanjye ngisuzuma, kuko biye turimo gutekereza, turimo kurindira kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Bibiliya iratubwira ko Salomo amaze gusaza, babadamu bahindura umutima we. Salomo ava mu bushake bw'Imana, nawe atangira kuba mukozi ufukamira bigirwamana, kandi yari umwami wa Bisirayeli. Niwe wagombaga kuba intangarugero ku Bisirayeli. Buriya kuhagararira abantu birakomeye bene data. Buri saa yose amaso y'abo bantu iba kuri wowe. Buri saa yose bashaka kumva ijambo riva kuri wowe. Nukora ijambo, uvuga ijambo ritari ryiza, urabica umutima. Nuvuga ijambo ritakwiriye, urabica nawe umutima. Nukora iribi, urabagusha. Abisirayeli bababajwe n'ibyo bikorwa bya Salomo. Bonyine batangira kumubwira Salomo, ibi bintu urimo gukora, uziko Imana yatubujije gushaka abadamu b'abanyamahanga? Yesu atushoboje kandi atugirire neza. Iyi minsi abantu batangiye urugendo neza, ariko benshi barahindutse. Iyi minsi abantu bafatanye n'abanyamahanga, barareka agakiza. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Murongo wa 3 turavuga ko Salomo yari afite abagore b'imfura 700 n'ab'inshoreke 300. Nuko abo bagore bamuyobya umutima. Kubera iki? Kuko yagiranye nabo bushuti, kuko yakoranye nabo masezerano, kandi abo ngabo bari bahagaze neza ku byo bigirwamana byabo. Banga gukurikira Imana ya Salomo, baramushuka, baramuyobya. Ngwino tufsenge Imana yacu. Mwami nawe arahindukira akurikira abo bagore be. Bibiliya murongo wa nyuma turangiriza uravuga Salomo amaze gusaza, abagore bamutwariki umutima, akurikiza izo mana zabo. Atakurikiza Imana ise Dawidi yakoraga, atakurikije imbuto se Dawidi yari afite. Mbese mwami arahinduka, areka Imana. Hariho abantu batangiranye n'Imana, hariho abantu bakoreye Imana mu myaka ishize, ariko iyi minsi bona barahindutse. Bakoraga mirimo myiza, bafashaga abantu, basengeraga murimo y'Imana, batangaga inkunga ku murimo y'Imana, bafashaga abakozi b'Imana. Ariko uyu munsi abantu benshi barahindutse, batangiye gufatana n'ibidakwiriye, batangiye gukora imirimo itari y'agaciro, basiga mirimo yabaheshaga umugisha. Niyo mpamvu uyu munsi natwe twisuzumiye kubwira ijambo ry'Imana, tutaza kuhinduka nguyu mwami Salomo. Twatangiye kuba abakirisitu, ariko uyu munsi benshi ndago bakifite, bakigaragaza mbuto y'iki Kristo. Kandi tumenye ko tugeze mu bihe bimwe by'imperuka. Nkunda kubwiriza abantu babwira ibihe turimo, no kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu nagaruka akadusanga twarahindutse, tuzajya mu bwami bwo mu ijuru. Yesu nagaruka
akagusanga wakoraga umurimo wayo utakiwukora, uzatanga yaye raporo. Yesu nagaruka wowe wari umunyamasengesho akagusanga utagisengera murimo w'Imana, wowe wafashaga abandi, ibyo byose warabivuyemo, uyiteguye ko nawe uzabona ubwami bwo mu ijuru. Bene data, mureke tushaka Imana mukuri, abasubiye nyuma mugarukira Imana. Nta murimo mwiza ku isi twabona ngo umurimo wo gukorera Imana, nuko abantu barimo kuwutesha agaciro, ariko umurimo mwiza uzatuhesha iherezo ryiza ni ugukorera Imana mukuri no mu mwuka utahinduka. Nishimire kwitwa abakozi b'Imana, kandi nabo bakozi b'Imana tubasabye, tubagiriye inama, muturushije ubwenge, muturushije imyaka y'agakiza, ariko mukorera Imana neza mudahinduka, kuko Yesu nagaruka azatwambika amakamba. Yesu nagaruka azatujyana mu ijuru. Nadusanga twarahindutse, twahindukiye zindi mana, nize ko ubwami bwo mu ijuru ndago tuzabubona. Gira umutima wo kubabarira muri bihe turimo, gira umutima wo kwisuzuma ukasaba Imana imbabazi, gira buryo bwo gushaka busabane bwiza n'Imana. Nta mahoro y'umunyabyaha, ibyaha byishe abasokokuruza bacu, ibyaha byishe abatubanjirije ku y'umurimo. Mureke twebwe tubikore neza, dutinya Imana, tubaha Imana, tuvuga Imana, dufite ikintu kitwa ubwoba ku mitima yacu. Nasanze mbona mu iminsi abantu barahindutse, ntabwo bagitinya Imana, abantu barabesha, kubesha abakozi b'Imana. Biriya byatezaga abandi ibyago mu gihe kishize. Mureke dutinye Imana, wikorere, witinye, umenye ko Imana irica kandi Imana igakiza. Witeka abafashe kandi Witeka abashoboje. Ijambo ryacu yari kuhinduka kw'abantu b'Imana, bava mu bushake bw'Imana bakahindukira zindi bigirwamana. Ariko wihanganire bigeragezo, guma muri Yesu Kristo. Yesu ni umwami mwiza, azakuhembera mirimo wakoze. Nagiriye uriya gutya, ariko yaranibagiwe, nakoze ninjye nubatse rusengero baranibagiwe. Oya, twebwe twakwibagirwa, twebwe abantu, ariko Imana yo mu ijuru ntago ishaka kwibagirwa mirimo wakoze kigiye cyose ugendana nayo nguko bikwiriye. Murakoze kudutega amatwi, Imana ibaho umugisha. Reka tubahe nimero zacu, ariko ushaka kutubaza tukakugirira inama ni 0782439754. Turagushimiye wera wa Israeli, tunejeje n'ijambo ryawe iki gitondo kiza. Twebwe turi ubwoko bwawe, nawe uri Imana yacu, udufashe utwambika imbaraga muri bihe by'imperuka. Twagiye tubona abantu benshi batangiranye nawe rugendo, ariko ubu barahindutse. Benshi bavuye mu bushake bwawe, benshi bacika intege, benshi bahindukiye zindi mana, benshi bavuye mu bushake bwawe. Ibyo byose ubabarira abantu bawe, utunganya abantu bawe, kandi kuva mu bushake bwawe butuzanira ingaruka itari nziza. Yeza mitima y'abakozi bawe, weza itorero, weza basubiye nyuma, weza bacika intege, abahindukiye zindi bigirwamana, wongere ubatunganye ubagarure mwami. Abaremerewe n'ibibazo, bafite uburwayi, abari mu buhungiro, ubagirire neza kuko ari we Mana ushobora byose. Abarari inzara, abari mu bihugu birimo intambara, ubashoboje kuko ari we Witeka Mana. Turagushimiye, urakoze, cyubahiro kibi cyawe tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Mana ibaho umugisha.